Reka tubasuhuze abakunzi b'ubuzima ariko bw'umwimerere murabikunda muri benshi kubera ngira ngo biranagena n'ibihe turimo indwara zagenda zitwambura ubuzima zitwambura ibyishimo. Aha rero twaricaye maze hamwe no kwegeranya ibitekerezo hamwe no kwicarana n'abahanga batandukanye dukora lifestyle cyangwa se uburyo bwo kubaho tubwita agaseke k'amabanga y'ubuzima. Agaseke k'amabanga y'ubuzima ibiboneye lifestyle n'inyigisho zifite inkomoko kure ariko byabaye ngombwa ko tuziha icyerekezo cy'ahandi iwacu mu Rwanda maze tuzita agaseke k'amabanga y'ubuzima, aho tugenda nyine tugira dutanga inama abantu bakagenda bareba ibyo bagiye batakaza ha mu mirire, mu minywere, mu mibanire, muri byose. Agaseke k'amabanga y'ubuzima rero ni ubwo buryo bwo kubaho twashyize mu duseke 9 ariko duseke 9 dupfundikiriramo amabanga 101 y'ubuzima buzira umuze. Amabanga 101 y'ubuzima buzira umuze apfundikiriye mu duseke 9. Nyuze mu mazina yatwo nihuta nkaza kubona wenda kugenda nasa n'uvuga kamwe agaseke ka mbere twakise aramirwa ntamerwa. Agaseke ka kabiri tukita umubiri n'uruganda. Agaseke ka gatatu tukita imihanda y'ubuzima. Agaseke ka kane tukita tse urakire. Agaseke ka gatanu tukita ingabo y'ubuzima. Agaseke ka gatandatu tukita ikimungu. Agaseke ka karindwi tukita imizi y'ubuzima. Agaseke ka munani tukita gereza wijyanyemo cyangwa se prisonnier, imfungwa. None agaseke ka 9 tukita imbonezamuryango. Uduseke twose rero tukavuga ko dupfundikiriyemo amabanga agera ku 101. Tubaye nk'abavugaho rero tukavuga nko ku gaseke ka mbere. Agaseke ka mbere twakise ngo aramirwa ntamerwa. Agaseke ka mbere rero bwambere kangura kubanza wowe kwimenya. Magaramirwa ntamerwa no kuvuga ntabwo wavuga ngo umuntu yaravutse gusa noneho azabaho gusa abwo akeneye kurya. Ubwo akeneye kurya rero akeneye kubanza kumenya ibyo akomora ku babyeyi, n'ibiki we bimugwa nabi. Hari ibiryo abandi baba barya ariko wowe ukabishwa kugwa nabi. Ugahita kugendera mu kiganiro mu gihe cyo kurya ukwiye kwimenya, ukamenya ibyo ukwiye kurya n'ibyo udakwiye kurya. Hanyuma ukamenya ibyo kurya nanone bishobora kugwa neza cyangwa se bikaba byakugwa nabi. Ukagira ubumenyi bwerekeye amategeko y'imirire bigatuma ibyo kurya. Niba tugomba kurya 3 umunsi cyangwa se 2, ni ibyo urya mu gitondo n'ibyo saa 6 n'ibyo urya nimugoroba, hakwiye kubaho na menu dietetique. Hanyuma ubumenyi bwerekeye ibiribwa bifasha buri gice cy'umubiri, bifasha ubwonko, bifasha amara. Twavuga ko uyu ni umusogongero ku mabanga 25 apfundikiriye mu gaseke ka mbere. Hanyuma agaseke ka kabiri tukita umubiri n'uruganda. Umubiri wacu n'uruganda. Ubwo uruganda rero uruganda rukwamye utari gukora rwakwama nyine. Aha rero niho aka gaseke ka kabiri tubona ko imyitozo ngororamubiri ni ngombwa. Iyi myitozo ngororamubiri yakozwe neza bitwa bya bice by'imbere mu mubiri mu mwijima, birimo rwagashya, birimo agace ko mu muhogo kwita gland thyroid bikora neza. Iyo byakoze neza bituma nanone tutagira umubyibuho ukabije. Twavuga ko aka gaseke ka kabiri nako gapfundikiriyemo amabanga kuva ku ibanga rya 23 kugera ku 37. Uko abantu tugenda twegerana tuganira muzagenda mubona nyine ibyiza biri mu tuduseke, uko mugana aho dukorera ushobora no kuza ugapfundura agaseke kamwe ugakuramo ibanga nyine ubona ryagufasha bitewe n'ibyo twaganiriye, bitewe no bibazo gutyo. Reka rero twabwiye ko agaseke ka gatatu umusogongero ku mabanga nanone apfundikiriye mu gaseke ka gatatu. Agaseke ka gatatu kwitwa imihanda y'ubuzima. Imihanda y'ubuzima twavuga ko iyo urebye nk'imihanda ubusanzwe nk'imihanda yangiritse ikazamo imikuku, ikirundamo amabuye, ikirundamo ibiti, icyo gihe ubuzima busa naho buhagaze kubera ko ntago banakomeza kugendererana. Imihanda y'ubuzima rero ni imitsi, hano tuyiti imitsi yacu. Muri aka gaseke naho hapfundikiriyemo amabanga kugeza ibanga rya 38 kugera 45, aho tuzasangamo ubujyanama bujyanye no kwirinda izi ndwara zangiza imitsi itwara amaraso, cyane izangiza imitsi itwara amaraso ariko mu mutwe, ibyo twita AVC cyangwa se accident vasculaire cerebral. Agaseke ka kane umusogongero wako gaseke tukita tse urakire. Abandi bagira bati twese umusogongero ku mabanga apfundikira mu gaseke ka kane hari ibyo twita aromatherapy. Cyangwa bya bintu n'umuntu abanyarwanda bakera basanga bakoresha biyuka inturusu n'ibindi byatsi bitandukanye.
biriya bibamo ikintu twita essential oil bifasha mu nzira z'ubuhumekero kuri abantu barwaye indwara zo mu nzira z'ubuhumekero, sinezite, bronchite, asima, ibicurane n'izindi ndwara zangiza inzira z'ubuhumekero. Aha rero nyine uwo muntu utamerewe neza iyo yisamuye turagira tuti urakire, nawe akagira ati twese akagaseke ka kane gapfundikiriyemo ayo mabanga ni meza kuragira bazushaho kutwegera ukakareba ukagasobanurirwa, muzabonamo ibintu bitandukanye. Agaseke ka gatanu tukita ingabo y'ubuzima. Ingabo y'ubuzima, ingabo aha turavuga ko igihugu bwacyo cyamutse gifite ubwirinzi bwiza, cyo gihe umwanzi ntacyo yabavuze niyo yaba ari imbere mu gihugu. Tuvuga rero ko umubiri wacu usangwamo udukoko dutandukanye twangiza dutera indwara, ariko iyo ubudahangarwa bw'umubiri bwubatse neza, system militaire, immune system, iyo habayeho kongerera imbaraga ubudahangarwa bwacu, iki gihe za ndwara cyangwa se bwa bwoko buri mu mubiri wacu ntacyo budutwara. Aha rero ni amabanga apfundikira mu gaseke ka gatanu, nayo akaba ari amabanga nayo meza. Wari umusogongera. Agaseke ka gatandatu tukita ikimungu. Ikimungu rero, ikimungu ni ikimungu nyine. Ikimungu twabyita ni kanseri. Kanseri ni imwe mu ndwara zizengereje abantu. Aha rero tukaba dutanga inama uburyo bwo kuzirinda. Bya biribwa bijya mu mubiri wacu tukabyita antioxidant, bigakora nk'umukubuzo, bigakura mu mubiri wacu kwita free radicals, noneho umubiri wacu ukaba neza, bigatuma kwiremare kw'ingingo za kanseri kutashoboka. Dukoramo byinshi, yewe no kuba bamaze kurwara, ariko igihe kanseri itaraba metastase ngo ive mu gice kimwe cy'umubiri ijye mu kindi, za serire bitaragenda gutyo, harimo ibimera dushobora gutangaho inama, buriya nk'amababi y'amapapayi. Tuzagira tugira ibyo tuvuga byinshi kandi bizadufasha. Agaseke ka karindwi tukita imizi y'ubuzima. Umusogongero ku mabanga apfundikiye mu gaseke ka karindwi, no kuvuga twakise imizi y'ubuzima. Imizi y'ubuzima ni iki? Amara yacu afitiye umubiri akamaro nk'ako imizi ifite ku giti. Nk'ako imizi ifite ku giti, buri igiti ntabwo gishobora kubaho ngo kimererwe neza amababi abone ibiyatunga mu gihe tutakoresheje mu gihe bidaciye mu mizi. N'amara nuko rero, amara atabonye ibiyafasha bihagije, tutayasukuye, tukagira constipation, tukagira diarrhée, icyo gihe tugira ibibazo. Hanyuma agaseke ka munani tukita prisonnier cyangwa se imfungwa, ariko twabona gereza umuntu yijyanyemo. Niba abantu babaswe na masturbation, kwikinisha, babaswe no kurya, kunywa bakarenza urugero, kunywa ibisindisha, babaswe na televiziyo, babaswe na internet, bita internet addiction, ubwo bubata bwose turaburwanya kandi tugatanga inama, tukagira nk'amakiri detox, uburyo bwo kudetoxify aba bantu, yewe n'abandi bagise mu cyo tukabegera, tukabayobora muri urwo rugendo kugeza igihe uko kubifungwa. Umuntu akagaseke rero gapfundikiramo amabanga menshi kuva ku ibanga rya 77 kugeza ku 93. Aha tuzaganira. Hanyuma rero kuva ku ibanga rya 94 kugeza ku ibanga rya 101, aha ngaha yemwe ni byose, kuko imboneza muryango, imibereho y'umwana. Abana barataka kubera ko ntibakibabona. Yemwe babyeyi murabasiga abana bagabura uwo baririra, fegisiyo byo ntibigitekerezwa. Hanyuma rero bazamara gukura mukabashakikamo umusaruro, babashaka umusaruro gute kandi uwo batakubonanye wowe urumva bakura hehe? Ibi twita virtual community and physical community, ubu buryo bwa abantu babayeho, imiryango, umugore, umugabo, abana, ba nyirasenge, ugasanga ibyo bintu bagenda bicika, ntacyo tubyitayeho. Ahubwo iyi miryango banane kuri internet, ugasanga ndatera inkunga mu anniversaire y'umuntu uba mu Bushinwa, cyangwa se ubaye Gisenyi gihe ntuye Kigali, ariko umuturanyi wanjye nsimenye ikibazo yagize, abavandimwe tukaba tuherutse guhura. Iyi tandukaniro riri hagati ya physical community cyangwa se uyu muryango wacu dusanganywe ndetse na virtual community, uyu muryango uri kuri internet. Ibi byose nibyo tuzaganirira cyangwa se nibyo mugenda musanga mu mabanga apfundikire mu gaseke ka 9, kuva ku ibanga rya 94 kugeza ku ibanga rya 101. No kuvuga aya mabanga yose ko ari 101 apfundikire mu gaseke niyo twise agaseke k'amabanga y'ubuzima. Iyi ikaba ari imwe muri za sub program cyangwa se sub programs z'ingenzi zifasha n'ubundi sangwe n'ubundi zishamikiye hariya kuri za programu zacu zose ibiboneye. Harese programs muri programu cyangwa se muri gahunda ya 16
iyo porogaramu ya 16 twita Tyaza Ubwenge Duhugurane cyangwa se Research and Training Center, niyo naho dusangamo iyi sabu programu twise agaseke k'amabanga y'ubuzima. Tuzakoma tugenda tuganira byinshi, murakoze cyane.